Yesu we Kongo yateye u Rwanda mani Rubavu nagiriye y'ikimana. Nagiye gusura mushungu w'inshuti yanjye none amasansa avugiyeyo n'inkoramutima mana wiyo ndumva nshaka kurya. Amasasu ari kuvugira mu kirere ari nk'iryibiri. Ariko ibintu ingabo z'u Rwanda ziri gukora narebye n'ubwa mbere nari mbonye amasasu. Ziri gufata utuntu tw'umweru igisasu cyaka umuriro mu kirere zikakirasa. Niba ari ziri gukirasa niba ari bindi kiri gukora gusa kiri kutakishwanyukira ahantu cyari kigeze kitageze ku butaka bw'u Rwanda. None rero nagiye gusura umuhungu w'inshuti yanjye none ubu ngubu abantu bari i Kigali mu mbabarira mu mbwire. Ubu ngubu abantu turi nuze ubu turaza gute Irubavu. Hajya niho ku Gisenyi niba hari imbura ariko se kwa amasasu ari menshi biragenda bitemana we. Abantu bahunze, abanyekongo bose baje, abanyerundi n'abanyarwanda nabo bari bukera baraza i Kigali bose. Ubu ndi kwibaza ukuntu biri bugende abantu twese ntituze Kigali. Ariko njyewe nari masanzwe Kabuhanya yaneye kumanuka ejo bundi kuwa gatandatu mana. Cyakorode mukimbwirire kize kuza kuntora mana we. Ibisasu bimeze nabi mana we. Abantu ubu ngubu njye ahantu undi igisasu cyatoboye kiraza kikubita mu ntuze mu kabati. None dore nukuri ibirahure cyabimenaguye. Yesu we abantu bari nangaha ndabashimiye. Ndabona ko ndabafashe mu mugongo. Naho ubundi nubwo nanjye ariho ndi ariko ntago byoroshye. Amasasu ni nk'iryibiri mu kirere. Gusa nyine nuko ingabo z'u Rwanda nazo zirahabaye kabisa, zirahabaye ariko navuga ko urebye ibintu ziri gukorera mu kirere ntago ari iby'inaha kabisa, ntago ari iby'inaha wallahi. Yo mama amasasu mana. N'ubwa mbere njye nari mbonye amasasu, ariko ubu ngubu nibwo njye mbyumvishe nkahita mvuga ati yuko buriya nta mpamvu yo kuba wakinisha iki kintu cyo kuba wavuga ati amasasu iryibiri. Ni urufaya rwayo. Abantu bashaka kubireba live bagende kuri mama w'urwa Gasabo. Niwe nabonye dore yarari hari ahirya ku muhanda niwe nabonye uri kubikoraho.